Uyu munsi wa none ku itariki 18 Ukuboza mwaka w'ibihumbi 2025 nibwo habaye umuhango wo guherekeza bwa nyuma umukobwa witwa Uwera Aline uvuka mu karere ka Rubavu. Uyu akaba yarazize impanuka yitabye Imana ahagana ku itariki 14 Ukuboza mwaka w'ibihumbi 2025. Yasezerewe n'umuryango we ndetse n'inshuti n'abavandimwe, by'umwihariko hamwe na korali yasengagamo yitwa Haleluya y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uwera Aline wari ufite imyaka 25 y'amavuko yitabye Imana azize impanuka kuri uyu munsi nk'uko narimaze kubibabwira haruguru. Umuryango we ugomeje gushimira abawubaye hafi muri ibi bihe byose by'akababaro n'abawufashe mu mugongo. Muri ubu buzima tubayemo ntabwo biba byoroshye kubura umuvandimwe, umubyeyi cyangwa inshuti. Ni ibintu bisaba umutima ukomeye no kwihangana kubera ko bitera agahinda bigatera umubabaro. Niyo mpamvu umuryango wa Uwera Aline tuwihanganishije aka kanya nk'umuryango mugari wa Taifa Rwanda, kubera yuko ibihe uri gucamo ni ibihe bitoroshye. Ntabwo ari wo gusa, n'abandi bantu bose bagize ibyago kuri uyu munsi wa none turabakomeje tubabwira ko mu buzima ariko bigenda. Kubura inshuti cyangwa umuvandimwe, by'umwihariko umuvandimwe muvukana w'amaraso, ni ibintu bitera agahinda bigatera akababaro, by'umwihariko ku muntu nyirizina mwabanye. Umuntu mwabanye ukaba umuziho ibyiza bitandukanye n'ibibi bitandukanye, biragora kwakira ko yavuye muri ubu buzima cyangwa se yavuye muri uyu mubiri. Niyo mpamvu uyu munsi wa none umuryango wa Aline cyangwa se wa Uwera Aline, inshuti n'abavandimwe, by'umwihariko barumuna be, bakuru be n'abandi batandukanye bo mu muryango, babajwe n'urupfu rw'umwana w'umukobwa cyangwa se rw'uyu mukobwa w'umupolisikazi. Uwera Aline wakundwaga n'abatari bake, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, kubera yuko yakoraga mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe gufata amashusho cyangwa se amafoto. Yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko mu bihe bitandukanye afite kamera, bigaragara ko yari afite akazi ko gufotora muri iki, cyangwa se yakoraga n'akazi ko gufotora muri iri shami rya polisi rishinzwe gufata amashusho. Uwera Aline witabye Imana asize umwana ukiri mutoya, ni ibintu bitoroshye ku muryango wiwe, by'umwihariko ku nshuti n'abavandimwe bagiye gusigarana inshingano. Abazi uyu muryango bya hafi kuwufasha ndetse no kufata mu mugongo mu buryo bugaragara. Natwe kuri Taifa Rwanda, njyewe nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.